ubutayu bwa Misiri buratuje, igicu cy'umucanga kiradogereye, izuba riracana ryererutse nk'inkoni y'ubwami. Aho ni mu gisate cy'isi gihishwe n'umucanga, haravugira amateka ahatagera inyoni iguruka. Aho umutima wa muntu utinya kugenda wenyine nijoro, aho niho hazamukiye amateka ibitangaza by'ibihe byose, piramide za Giza cyangwa se piramide za Misiri. Oya, nakoreka dutangire dutya. Ninde watekereje ko urupfu rutagomba gutwara byose, ko umuntu ashobora kwiyubakira ikirundo cy'amabuye kikaramba imyaka ibihumbi, yewe no mu gihe ubwo atakiriho? Ese ni gute bafataga amabuye manini cyane apima amatoni ibihumbi bakayazamura mu mazi muri metero amagana hejuru y'umucanga? Ese bari abantu cyangwa bari intumwa z'ikirere? Ndibaza niba bari ibivejuru cyangwa se aliens, ibiremwa bidasanzwe byaturutse mu isanzure. Ese ni iki bari bafite mu mitwe yabo, mu mitima yabo cyangwa se mu biganza byabo? Ese icyo bubakaga cyari imva z'abami babo cyangwa se cyari ikirango cy'ubwami kizahoraho ibihe byose? Ese icyo bubakaga cyari igicumbi cy'ukwemera cyangwa cyari ikigeragezo cy'ubwenge bwabo? Ese ibuye rishobora kurusha umuntu kwibukwa? Ese igikorwa cy'ubwenge gishobora kuramba kurusha uwagikoze? Mu gihe isi yose yibagirwa, piramide zo ziribuka, zibitsa amateka y'ibihe, zibitsa inyandiko zikuze kurusha izindi zose ku isi, zibitsa amajwi y'ibihe, zisakuza mu mutuzo ziduhamagara. Buri wese iyo yumvise amateka yazo ndetse n'ibintu bidasanzwe bizivugwaho, yifuza kuba yagira amahirwe yo kuzisura byibura rimwe mu buzima. Izi piramide zubatswe mbere yuko Bibiliya yandikwa, ziraruta imyaka y'icyuma, zirasatira ikinyejana cya za robo. Ariko izi piramide ntizigeze zigwa cyangwa se ngo zisenyuke zirimbuke, ziracyahagaze, zirakomeye. Yewe nta n'indi nyubako yo muri iki kinyejana cya 21 byitezwe ko izaramba kurusha izi piramide. Byose ni muri iki kiganiro. Kora subscribe, like, share and comment, komeze kuryoherwa n'ibiganiro ndetse n'inkuru zidasanzwe tukugezaho. Piramide zo mu Misiri zubatswe mu gihe cya Misiri ya kera, ubwo ni mu myaka y'ibihumbi 2600 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Piramide nini yubatswe muri zo ari nayo yamenyekanye cyane mu mateka y'isi, izwi nka piramide ya Khufu cyangwa se Great Pyramid of Khufu, iherereye mu mujyi wa Giza. Uburyo iyi piramide ya Khufu yubatswe ni ihurizo rikomeye ryananiye ibisekuru n'abahanga gusobanura kugeza magingo aya. Iyi piramide yubatswe n'amabuye arenga 2,300,000, aho ibuye rimwe byibura rishobora gupima ibiro biri hejuru y'ibihumbi 2,500. Aya mabuye bayakuraga mu mugezi wa Nile, mu nyanja cyangwa se hejuru mu misozi, cyane cyane mu birunga. Hibazwa uko bayatwaraga, cyane ko muri icyo gihe nta modoka, nta mashini, yewe nta n'irindi koranabuhanga ridasanzwe bifashishaga. Ahubwo habayeho ubwenge bw'abanyamisiri, ubumenyi bw'ikirere ndetse no gushyira hamwe kw'abakozi barenga ibihumbi 40. Aba ntago bari abacakara nk'uko abantu benshi babivuga, ahubwo bari abakozi b'umwuga bazi neza ibyo bakoraga. Piramide ya Khufu ari nayo nini muri zo, ifite uburebure bwa metero 146. Kugira ngo ubyumve neza, uramutse uyishyize mu mujyi wa Kigali cyangwa se mu Rwanda, yaba ariyo nyubako ya mbere ndende mu gihugu, kuko ikubye Kigali City Tower inshuro hafi 2, byumvikanisha uburebure bwayo. Iyi piramide yubatswe ku buryo izuba rirasira ku ruhande rwayo neza, ndetse n'ukwezi kuzamuka nijoro kukayirasiraho. Ibirenge byayo bihura na kapasi, igikoresho gipima amerekezo y'isi. Ibyo byerekana ko abazubatse bari bafite ubuhanga mu by'ubugenge ndetse n'ubumenyi bw'isi, byari birenze imyaka yabo muri icyo gihe. Ubundi igitekerezo cyo kubaka za piramide cyavuye hehe? Umwami wa Misiri Pharaoh Djosel, uyu yari umwami udasanzwe. We yizeraga ko urupfu rutagomba kuba iherezo ry'ubuzima bwe. Nibwo yatekereje ko agomba gusiga yubatse imva y'agatangaza azashyingurwamo, ikazasigara mu mitwe y'abantu ibinyejana byinshi. Pharaoh yari afite umuhanga w'umuenjeniyeri witwaga Imhotep, kandi yaranasobanukiwe cyane iby'isanzure, cyane cyane inyenyeri. Kubera ubuhanga yari afite, benshi bamufataga nk'uvugana n'Imana. Umwami Pharaoh niwe yifashishije. Imhotep yaravuze ati, nimunyemerere nzubaka urusengero rugana mu ijuru, ahazajya hashyingurwa umwami, maze roho ye izamuke nk'izuba ry'igicuku. Nuko piramide ya mbere itangira kubakwa. Ibi ntabwo byari bisanzwe. Yari imva ifite amagorofa 6 azamuka nk'inzira ijya mu kirere. Abaturage babibonye baratangaye cyane, batangira kuvuga ko Imhotep afite amagambo y'ibanga atari y'abantu, ndetse benshi batangira kuvuga ko yaba atari n'umuntu nkabo. Izi piramide za Giza kandi zubatse mu murongo uhuye n'inyenyeri 3 za Orion, zikaba ku murongo umwe n'umugezi wa Nile, nk'uko umutima n'amaraso bigendana. Hari abavuga ko izi piramide zubatswe n'ibiremwa bidasanzwe byakomotse mu isanzure, ari byo byitwa ibivejuru. Abandi bakavuga ko hari ubwenge bwihishe bwari mu Misiri ya kera, kugeza n'ubu butaramenyekana.
ibanga rya piramide za Giza ntiryigeze rimenyekana. Uburyo bazamuraga amabuye apima ibiro 2500 hejuru ku nyubako ipima metero zirenga 140 nta mashini bifashishije. Hibazwa uburyo bakuraga aya mabuye hasi mu mazi y'inyanja hifashishijwe ubwato bw'ibiti gusa, nabyo bikabirinda ihurizo. Hibazwa n'uburyo bakuraga aya mabuye muri kilometero zisaga 800 kure cyane y'umujyi wa Giza nta modoka ihari, nabyo bikabirinda ihurizo rikomeye. Ibyo bigatuma abantu benshi bavuga ko hashobora kuba harifashishijwe ibiremwa bituruka mu isanzure. Muri piramide ya Khufu harimo ibyumba by'ibanga. Kugeza n'ubu abashakashatsi baracyashakisha chamber of knowledge yabiri cyangwa se icyumba bivugwa ko kibitsa amabanga y'ubwenge bw'isi. Muri iyi piramide boherejemo robo mu mwobo muto cyane, bahasanga icyumba cy'amayobera aho harimo urugi rufunze n'ibuye. Kugeza n'ubu abashakashatsi ntibarashobora kumenya icyaba cyihishe inyuma y'iryo buye. Abantu benshi bavuga ko ubwenge bwakoreshejwe mu kubaka izi piramide burenze kure cyane ubw'ubushobozi bwa muntu wo muri iyo myaka ya kera. Hari ibitekerezo byinshi bivuga ko izi piramide zibitse ibanga ry'ikiremwa muntu, harimo uko isi yashinzwe n'ubumenyi bw'ikirere. Izi piramide zishinzwe kubika amakuru y'ukuntu abantu basanzwe bashobora gusohoka mu mibiri yabo cyangwa se ibyiswe out of body experience. Ubwo ndavuga kwiyambura umubiri wabishaka ukawusubiramo. Si ibyo gusa kandi izi piramide bivugwa ko zibitse ubumenyi bwo mu myuka ndetse n'imibare ihambaye cyane itarigwa ahandi aho ariho hose ku isi kugeza amagingo aya. Hari n'abavuga ko muri izi piramide harimo igitabo kivuga uko isi zarimbuka cyangwa se inyigisho z'ijuru n'isi. Mu nzira zica munsi y'ubutaka muri izi piramide harimo ibyumba byinshi bitashoboye kwinjirwamo kugeza n'ubu. Bikekwa ko harimo amabanga akomeye dore ko abashakashatsi batemerewe kwinjira mu byumba byose. Ibyo bigatuma amakuru y'ibanga akomeza kugirwa ubwiru buhambaye. Hari abakeka ko muri ibyo byumba bifunze harimo ibintu byinshi bifitanye isano n'ibihugu byinshi byo ku isi cyangwa se amateka y'umubano wa muntu n'ibiremwa bidasanzwe bikomoka mu isanzure. Izi piramide ntago ziri mu Misiri gusa, ziri no mu Bushinwa, Peru, Sudani ndetse n'ahandi. Hari abavuga ko izi piramide zose zaba zifitanye isano y'ukuri, ko zubatswe n'abantu cyangwa ibiremwa bifite itumanaho rusange ndetse n'ubumenyi buhambaye. Kuba izi piramide zarashoboye kuramba igihe kirekire, kwihanganira ibihe byose no kuba zarubatswe ku kigero cy'ubuhanga budasanzwe bituma zihabwa agaciro gakomeye ku isi. Ibidasanzwe bizivugwaho bituma abantu benshi bazirebera mu ndorerwamo y'iyobokamana, ubumenyi cyangwa se imigani y'imyumvire. Piramide ntabwo zari ubushyinguro gusa, zari zihagarariye icyubahiro n'imbaraga z'umwami. Urugero rwiza ni piramide ya Khufu. Umwami yayubatse kuko yashakaga ko abantu bagira amatsiko y'amabanga yirimo ndetse bakunguka n'ubumenyi bushya kandi kazasigara ivugwa mu mateka y'isi. Ikintu kibazwa kugeza amagingo aya, hibazwa niba piramide za Misiri ari igihangano cya muntu cyangwa se niba ari inkoni y'inkuba yatewe n'ibiremwa bikomokaho amaso yacu atabasha kureba. Piramide za Misiri ziri mu bikurura ba mukerarugendo benshi ku isi, zikaba ku mwanya wa mbere mu bintu 7 bitangaje byo mu isi ya kera. Izi piramide zikaba zicungwa n'umurage w'isi wa UNESCO. Wowe kora subscribe, like, share and comment kuri Domis News TV. Komeze kuryoherwa n'inyandiko zicukumburanya ubuhanga, amakuru y'ibyamamare ndetse n'izindi nkuru ziryoshye dukomeza kukugezaho.